Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Akarenze Impinga, wanditswe na Sebuhoro Daniel Benjamin. Ariko se Akarenze Impinga kaba ari agaki? Yaba sari yambe biwunanara igacyura umutima wuzuye ikibo? Yaba sari amagambo avuguta nta mivuba, akagenda nta maguru, akaguruka butashya nta mababa, umuyaga ukayakwiza hose? Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu bagabo barabona yatejwe urubwa, rubanda rwose rukamusekera mu bipfunsi rumuryanira inzara kandi abeshyerwa. Uwo mugabo wahohotewe kubera urwangano kandi ari indahemuka, ntabwo ari nk'abagabo barabona wabaye iciro ry'imigani, ngo niwe washatse nta cyamuturukira, babyarana y'uruvugo ruzanye. Asabye imisozi irakinga, amushingira amazu arahishira, ati icyo utazi ugisanga munsi y'umukingo. Nimwiyumvire. Mabwirwe uyu muntu yasinziriye atera. Mabwirwe kanguka nkubwira ariko uyu mugore arankamurikira siki kanguka. Nitwa dushyimbo batwaye. Yaba ari bya bishyimbo aho zishyano twagushije. Shyano kisi shyano kira vuga se vumureke nisinzirire. Niko ye uzi ko nyira nta gisibya twite. Gwiki nyira nta gisibya wuhe? Ugira bangahe? Ugira bangahe? Nagira nijana nyira nta gisibya abatwite mu gahwana. Ari je wayimuteye cyangwa amwoheje kuyitwara? Yayitewe nande? Niko nyira biri ha. Ubwo uravuga ukomeje koko? Ntamwoheje kuyitwara. Atari wowe undi ninde? Si wamwiranwa hangaha nagiye gutanga ngo uracuruza ko nduzi hacuruza kizimba bahashye. Ahara wowe washobora gucunga umukobwa ngo atazagutwarana inda. Wamenya yayitwaye ryari? Ibyo uvuga byose simbyumva. Niko inganite ugira se ngo ndabizi cyo ko rubanza ari amezi 5. Wigamba mpinga ngo amezi 5? Ubwo se aribwo akabimenya? Nabyo nabyongorewe na rubanda. Ndebye nsanga aratwite koko. Ubwo ntasori koko umwana mu bana twite ubibwirwa na rubanda? Rero ni cyando koko ngo ninde wayimuteye? Ndamuzi se ko namubajije akenda kundya. Cyokora wabimbwiye yambwiye ko banza ari wa muzukuru wanza y'u Rwanda. Ngo muzukuru wanza y'u Rwanda? Ngo Mahame ni Mahame se? Arya ni yitwa Mahame? Niko yitwa. Se ko arabizi? Uravuga data se? Nawe uko yabaye. Undi se mubaza ninde? Tembizi wenda yaba bizi. Arakoze. Maze ejo kare uzaje kubibwira so. Hanyuma uzamenye nuko bisobanura. Ubona nagiye kubimubwira nkamukira. Uramenye da. Ngo ndamenye. Ubura komeje ko ndamenye. Azabibwirwe na rubanda nkuko nanjye nabimenye, sengiye gukubitwa z'amaherere. Wibwira se ko nabibwirwa na rubanda ari kuzamukira? Bintere. Ngo bigutere. Nyirabira ubwo ntaso ni koko? Kumva igishurcyo ngo bigutere? Ariko surinde umbwira utyo ko nanjye ntari nanze ubwari bw'uyu mwana. Ubwo wampinduka unziza iki? Ahubwo ko mbibona twashaka inzira yo kumucikisha inkuru itarasakara ngo dukwemwe n'abahisi n'abagenzi. Umva ko babaye. Ibi byose simwe mwabiteye. Iki cyo kirinze gutwara y'indaro atari wowe ukirera. Aha, n'umuhondo umwana ubaye ikigo rya buwanyina. Abo wanyina. Sipesiyo zo kwa mutesi si inkumi nkawe. Ko atayitwaye. Muka safari uriya nta muri tubukumi. We ko atayitwaye. Ana ngo tumucikishe. Aramutse vuya uzajyane nawe. Cyayitwarira gazemera ibyari hano. Aha, bisa nicecekereda. Nyamara natanagenda ntazayihabyarira. Ugize ngo iki? Wona tanagenda ntazayihabyarira? Ubwo uko numva ndumva uri mu migambi yo kuzayikuramo. Nabyo ntibyabura da. Nabyo ntibyabura. Singiye guhabwa amenyo n'abasetsi izuba riva. Nyirabiri ha, uramutse uvanyemo uwo mwana ide. Niba atagufunga uzamukanye n'imbwa. Ibyo byihorere.
hari igihe se ibyago bitabaho. byaba byo bitaba byo jye nkugira inama iyo migambi wayigamburura naho ubundi nukinisha kuyivanamo biraba ibyawe ese kurya imuhitanye N'ubundi ntacyo yarateze kumara. yakimara atakimara aramutse ayikuye muzahwana nayo uzahana nayo mbandoga rwigamba cyano rigwira abagabo koko reka ejo nzaye kubibwira so bizaba byose bizabe n'ababizi kuvuga ndetse tushikana isinzire nongera kugira icyo mvugisha gerayo waramutse mabwiye umwana mukanya amahoro ugihumeka ndeba uzindutse noneho ni amahoro si ganyari yako databa kwa mugabo we hari impamvu yanjye siko numuvugana agahinda byakugendekeye bite wandika n'icyo wa mugabo ko amagoro bagwira abagabo koko bite se abanyirwa akabari ntibayisahuye no gusahurwa se nawe nimbwire neza ntawe mwafashe mbarwe vanga sivyo naguhisha mugabo twagushije ishyano ubungubu ishyano ariko bite wa mukobwa wanjye aratwite yambabone oya wa wundi w'umugore wanjye muto niyo ntagisibye se kwivanga wandorera niki mabwi nubwo yabaje bwose ariko ntiwakwirira wenyine nubwo ababyeyi bose muri iki gihe bisigaye byarabaye umubyeyi abakize abakennye ni hahandi yewe si urwumwe n'umwana w'umunyarwanda ushatse wahora wandika rwivanga ko ubu n'umwe ngewe ariko abo bakenye rwose bazitwara bibaza iki wavuga bazibatera ahubwo naho gushuka abana se nk'abariya ni igikomeye niyo wamuha bombo gusa ukamuhesha ko umukunda ntabura kwemera ko umukorera ishyano nk'iryo ariko kuki bazibatera rwose batabafunga ngo batabafunga nako banyirashyano barabahishira niyo ntagisibye se yababwiye wayimuteye bahitewe n'abamuzi kubanza y'u Rwanda na Mahame se ngo ni Mahame uriye ubona Mahame se ahuriye na nyina ntagisibye sinamenya wa mugabo we inkozi z'ibibi wamenya zihurira he niko ye ahubwo ntiyaba ari wa mwarimu muturanye mwarimu we duturanye avuga se bagabo barabona undi wundi se nindi nuwo navugaga wiki iryo risubiza urivanye urabona se yatinyuka ati nyina ntagisibye ngo aziterana kuba inyamara ntugatera abantu urubwa agize kuba ari umwarimu akubitiyeho kuba ari mukuru akaba ni umukristo ukomeye muri kiliziya ibyo byakukanga se urabona yarenga kuri ibyo koko agahimukira umwana nkuriye ate ngo nuko amahano yaguye menya hari ikindi mupfa rekera gitose ntabwo uzi ukuntu nagire n'abandegera amafaranga ataraye mu rukiko bakansha iby'amirenge byaba ari ay'ubusa nanjye sinzabura icyo mukorera kizamwumvisha pe agenge cyaba ari icyo mupfa ariko sicyo cyatuma umukekeraho iryo shyano mva amabwiye ndagira ngo ngusabe kumfasha kwitura abagabo barabona yangiriye nabi birenze urugero ngufasha neza nubwo ari umuturanyi wawe ariko kumenya ko inshuti ishobora kukuruta umuvandimwe nkaswe umuturanyi ungiriye neza sinazabura icyo nkwitura rwose uragira ngo se ngufashe ndagira ngo dufungishe icyo kigabo cyangwa tucishe amafaranga waba sizi neza ko ari wantereye umwana inda nk'uko wakabivugaga oya simbihamya ariko wavuga ko ari we ntibyabura guhama ubwo se wumva byashoboka bite gusa wabyemera ninde ibyo ntabwo bishoboka niyo kandi byashoboka sinabasha guhemukira umuturanyi bigezaho nyamara niwe byagira umumaro waramutse wamuciye amafaranga kandi wamuca ari hasi 100,000 ngo 100,000 bidakina da reka se by'amafaranga byo nabyemera ariko kumufungisha byose nabyemera rwose ese ubwo yabazize iki koko ese amafaranga yo yaba yaciriwe iki oya ntabwo hemukira umuntu umuziza agahiye nagusabaga kumfasha sinaburanaga nawe irorere nzari icyo uzakura kuri Mahame uriya mutindi nyamara ntuhabura n'ibihumbi 50 wakura kuri bagabo barabona niko ye tugize kumbwira ko yanze no kuguriza amafaranga kandi yafite kandi kugusha harya ngo nagufasha wamfasha tugiye tuvuga ko ari watenya ntagisibye inda ibyo bidafashe ye ubwo se uzabyemera nindi ahuzwe niki we nawe kwirushya rwose shakira niba ushaka kumwitura inabi yakugiriye fa kunyemerera gusa ibisigaye nige bireba
ariko se gucisha uwo muntu w'abandi amafaranga urabona bizakumarira iki Rwiva? wese yandeze muri cyo kabifitemo inyungu ki? Mu mafaranga natanze na rimwe bamuhayemo wakabimenye se? Nge ndabona wakwikoma bamutumye nawe rwose ararengana. arengana iki? Ararengana mpaka nawe mwumvishije fa kunyemerera gusa erega inyungu ni yawe. ariko uragira ngo nkwemerere iki? ese we wanze amafaranga bamuca koko ntuzi ko yafashe uwo mwana bahemukiye? Rwiva niba ari kumucisha amafaranga by'ubu reka tubishakire inzira no kuyamucisha ariko kumufungisha reka da ntabwo nabyemera rwose. Singiye kwiteranya tuzamucisha amafaranga gusa ntacyo bitwaye ariko nibagwa nk'ibihumbi 100 shaho nibuza mpemo na 20 yewe na 30 nzabiguha. Ati bisigaye 70 nzabiguramo registre yo gucuruza byeri. wumva se? Naye naruzi uko nzicuruza rwose. Niko se Rwiva uko nari ngiye kwibwira data bukwe bimubwira kugira ngo mugishe inama byifate mune. uravuga se ruva mwabo? Niwe mvuga. ushi tujya niyo twigira inama hamwe zabakiza. Bwira ko tubivuga rero si bikomeye upfa gusa kumubwira ko ari bagabo barabona bagutereye umwana inda ukavuga ko bivugwa hose nanjye ndaryungamo. Byo nabyo reka ahubwo tugende tugende mwumvishe ese shaburi yagiye wese sibabaye namwambye kungwa mu maso urabona biriya bihumba gomba bishatse byanze bikunze tumuce tuzamingiramo nako kushubuye ubundo he gusa nanjye ziko nzayi n'abategeko cyane ntabwo niyo mpamvu mbyemeye. mwaramutse w'abantu. Ninde? Ni Mabwirwe. Mwaramutse. Waramutse. Yego. Komera. Mwaramutse. Mwaramutse cyane. Waramutse nabo bwiwe. Niko musawa mwaramutse. Mukomere. Mukomere. Bite ko mutuzindukiye mu buhoro? Nta buhoro. Buhoro? Anaje kukubwira ishyano twagushije niba mutararimenya. Ishyano ki? Ko ndaryenze mwana wa. Ntacyo mwaramenye kuri nyina nta gisibya. Oya. Yabaye iki? Nimuramenye ko atwite. Bibwirwe nande. Nyira nta gisibya aratwite. Ko ntanda namubonanaga. Uretse namwe na nyina babanaga ngo ntiyabimenye. Kandi gumaze amezi 5. Amezi 5? 5 yose. Mwaba muzi wayimuteye? Inkuru si yanjye giye nyine. Mwakwibariza na Rwivanguyo. Kwivanga nawe arabizi? Ndabizi da. Tunabyumvanye abantu bavuga ko yitewe na wa mwarimu bagabo barabona. Bagabo barabona? Tibishoboka. Wabyumvanye nde? Nabyumviye ukabari kenya rusange hariye. Uretse ko bene kwivuga barimo babyongorerana. Ndetse bavuga ko ari nawe wayiteye babakobwa barindwi bose. Torero. Bari yaberetse kirikanwa muri seraye. Ngo hari nabandi bane yaziteye ahubwo ni yaguye. Erega noneho yaba yakabya bimasa by'isonga bigenewe kubangurirwaho. Ndeka nicyo barabishoboye. Ariko se ko bagabo barabona ari umukristo witonda. Ivyo byagukanga. Akaba yari umubyeyi mu bana. Ubu yahanzweho n'iki cyatumye yahuka mu babyaye ngo na amashitani. Ahari. Nanjye nyirabiri hanze yambwiye ko iyo nkuru yayibwiwe na rubanda. Ntabwo ngo yarazi ko umukobwa watwite. Ariko se koko bigiye kubimva mu bana ba. Irisano ryabahe koko ko umubyeyi yisubira inyuma. Ubwo se murumva twabyifatamo dute? Igihundi nta wundi mugambi nafashe ubu. Urumva twamurega rwose kuko ibyo yakoze ari bitakwihanganira. Nanjye niyo. Ubwo se murumva twamurega dushingiye kuki? Wamushingiye kuki? Utera umwana inda murabona byoroshye se? Byoroshye. Niba gatenda wewe wenyine yemeje kuzamurega. Sinawe wenyine. Nimuvise ko n'abandi barindwi bose yateye amada. Ari je byivangariro. Sinaraga ntageje iki kirego kuri pariki. Nanjye niyemeje kumurega nta kindi. Buriya bugome yadukanye mu bana ntabwo ari bwo kwihanganirwa. Ubwo se abagabo twabitangira twabavanaye. Hari abagabo se baruta abaturage na rubanda. Babavanaye bandi. Urabyumva kwiki mabwiye? Ngiye ndabona twamurega. Ariko tukamurega nuko tubanje kumva imvugo y'umukobwa. Ntacyo mwamubajije? Ntacyo. Mubaza mubaza iki? Urumva namubaza iki? Ubwo se urumva twaza kurega umunyarwanda dushingiye kuki? Ku mvugo ya rubanda gusa. Ku mvugo yabonye ndibifashije. N'umukobwa ndamubaza. Umva inama nabahaningiye. Nuko Mabwirwe yabanza akabaza umukobwa we. Niba kuko ari bagabo barabona bamuteye inda. Bitaba ibyo. Mukareba ko mubyifatamo. Mwasanga ari we.
mukamurega inzira zikigendwa ibyo kandi igihe rwivanga sinabura kubibafashamo wumva se dawe yani mutanamurega azabura abandi bamurega nangiye ngomba kumurega nabyiyemeje gusa ikibabaje nuko muzahomba mukabura intama n'ibyuma ngo ngaha mutegereje abagabo bazajya kumuhamya kandi babyivugira hose ngo bari n'ahandi hose maze rero bana banje mureke tuje inama ya kigabo dore bagabo barabona asanzwe ari umuvandimwe kandi uwo mwana ni nguwe turi muze tumuhamagare tumubaze tumenye icyo twakora twumvise imvugo ye dore rwivanga mbabwire ibintu byanyu murabijambije muramutse muhamagaye mukamubaza icyo kibazo natabagarukana mukabona ari bubareze muzangaye babwire umfara none turabona ataturega nyine ubwo umuntu koko yabyemera bishoboka bite ko yakwemera ko yatewe umwana inda koko naho yaba twikoza ahubwo tubimubajije none rero muremeza ko tumureka tutamubajije tuzabaza umwana mumaze se mumaze iki ko azabihakana mwana nabimwemeza ikindi niki byuko mbyumva mabwirwe urumva ndakumva banze baza umukobwa wawe niba ari we wayimuteye koko mubone kumurega naho nimubanza kubaza abagabo barabona natabarega dore nigaramiye rwivanga ibyo ndabibemeje rwose azabarega pe yerega yaturega ubwo se dusanze ari we yaregwa nande nta murega ndetse utari se nindi cyangwa umukobwa we azabari umuriga rega nimuhumure nzabibagiramo bizatuma noneho inama niyo rwose mabyigwe naje ko baza uwo mwana nasanga ari byo aje kumurega ndashite tukora mu byitondere mumenye neza ko umwana w'umunyarwanda atabeshegwa atubika azaduhinduka ate bitazaduhinduka bigatandukanya imiryango ntacyo natwe turabagabo ntabwo turabamora ubu ngiye nyine kumubaza kubaza uriya mwana wanjye ubwo nzabagezaho uko bimeze wirirweho mwana wa wirirweho rwiva ngaho mwe mwiriwe mubijemo nyabuna wenda twamukora ibihumbi 40 bigafasha uwo mwana kujya nabi tukabyihanganira ntabwo bimbabaje ese kujya tamutunga yaramukoreye biriya byafata agomba kumutunga nibyo ko agomba kumutunga rwose niko si ubwo surabona ibintu bitari mu nzira yabyo kuko mabwiye cyakora rero rwivanga sindagura ndagenda ibi bintu bizaturushya biturushya iki bizaturushya pepe indajya kozanya nta gisibya navuga undi ariko ubwo ni ngombwa umwumvishe neza w'abantu bamuvugaho kuko rero tuzagira icyo tuvanaho ariko se ko bagabo barabona ari umugabo wihagazeho koko umuhamya ibintu bitoroshye ngaho mbwira aho tuzabituruka rero uzi kunjekeje koko sinabwiye ko ari igihe bireba upfa gusa kwemeza umukobwa wawe ko ari wavuga ndetse ukamwemeza no kuzamushinja mu butegetsi nituramuka tumurize ngaho rero twibuke ko tuzabigenza nawe rwose umwana we ndabimwemeza urumva se yamakanira ati kuko twabigenza nuko dutangire tubikwize hose dute nk'ejo nzajya i Kigali nzagenda mbitangamo igiparu muri bisi kurinda ngera i Kigali yewe nimbona n'abantu bino bari i Kigali bose nzajya mbibabwira nawe rero bivuge mu kabari kandi hari abanywi benshi ntuzibagirire kubyo navuga bariya bana bose b'abanyeshuri bariya 7 twavuze ubwo ari umwarimu ntazabikira ubwo n'igihe babikira rwose ntituzamura ibihumbi ye reka nta nabibuze ejo bundi muri minisiteri bamwohereje 120 yaguhayemo na rimwe ari imbere iki sinamubujije akanga yewe iyo ni inama ya kigabo ko uye nibyo tugomba kubikora reka njye kukabari ndebe ko nabona ibyo kwehera umuhinzi nta naho ubundi umugambi ni ubu rwose bawiriho mabwire rwose ntabwo ntabwo mu nama rwose n'ibishobora rwose ngaho wirirwe nzagufasha rwose nk'umura ndakwizeye rwose humura abandi byankururukana ugasanga wowe mbonye ubu yanyoheye se ngo nuko ari umwarimu mu baturanyi tuzamukandagira akaburima be nyirabiri hanze karame ese uri mu biki wiriwe nirirwa iki wirirwa iki subuza iki byashano byawe riri
se kuri impereza we jyenyine si iryacu twembi ngo icyacu twembi dore araho mu gikari ngaho mumpamagarire nako banza ume kariya gatebe niyicarireho birabwangu kandi nyina nta gisibye ngwino witabe soma nitabye mwiriwe icara hariya ku muci kwarora niko nyina nta gisi ndakumva imvugo ivugwa hanze aha ikuvugwaho urayizi mvugo ki ngo imvugo ki to umvugo cyabaye mvugo ki iyo bajya gukora amahano ntibabura ibyo kwigurutsa ibyo bakoze ese munantunganyiriza iki ngo baragutunganyiriza iki ibyo wakoze nakoze iki ngo wakoze iki ko rubanda ruvuga ko utwite waba utwite dore ngo kiririza ikivuga se cyangwa nk'ikiranga hano ni ukwishe turutoye ese ubwo waretse uwo mwana ugize ngo ikinyira biri hafi sawa kumvira mu nzu mujyane kwangarira iyo mushatse ngaho genda uribese ntabwo ushobora gusohoka muri iyi nzu utambwiye baguteye niba ngana guteba nagatera rushicumu garukiraho itara hari ku muce yavu dore uko gisa ariko ubwo wamuvuze nyina nta gisi wamuvuze koko kubakiriye induru y'ijoro igiye gutuma uyu musozi urara udutaramanye ngaho sigira vuba rega mwana wanjye si inkuba zibimbi yobewe dore rubanda rwose ruravuga ko utwite bakanavuga uwayiguteye rwose cicikana buri dore rubanda rwose ruravuga uwaguteye iyo nda wamumbwira wamumpisha simuyobewe none rero turagira ngo dushake inzira izatuma umererwa neza tukaba dushaka inzira zo kurega uwayiguteye hanyuma bakamuca amafaranga yo kuzagutabara urumva ese kutavuga urumva none rero nyumva uvuge umuntu wayiguteye ni mahame ngo mahame turagahamwe n'imisi ziba mahame iki ko rubanda ruvuga ko ari bagabo barabona uriya kumwishira uramwishira iki ubwo se murabona aba bagabo barabona ate mahame se tuzamugushyingira n'iki murega se azakumarira iki none se nabeshyira undi atari we bose ubaye mu gikari wandinagiziwe kariya guhishira inkozi z'ibibi kabeshyira amahame wacimba mu maso ihute sinongera kukabana imbere yanjye aho kujyana nabi birotwa irabiri hanze ndakumva cyangwa hino mubwire mbarira wa mugore we inkuru yakwiriye hose ko bagabo barabona ari we wateye uriya mwana inda koko se hose biravugwa aho niriwe ku kabari niyo nkuru kandi gahongo si we wenyine hari naziteye wari waba ari iki ngo niwe wayiteye wa mukobwa wo kwa mudacumura wa wundi baherutse kwirukana muri sera yiharwa bucura se sinumvise ko birukanye babiri wari waba arasiki ubundi n'uwitwa Mukakibibi wo kwa Gasasira hariya bombi rero ngo niwe wazibateye ariko nishyano noneho koko uriya nshuke none rero kugira ngo nyina nta gisibye avuge mahame kandi ureba ntacyo yifitiye tuzamukuraho ndabona twagendera ku mvugo ya rubanda tukagira icyo tubona kuri uyu mwana ugiye kudupfira ubusa irabiha ko wamuganire katumukoshe nta munsi wa nyina nta gisibye ko numva ugiye guhemukira umuturanyi wawe muhemukira nisi icyo gihe muzagikizwa n'iki ko rubanda mwigerezaho ariko uyu muntu abizetera ahemukira umuturanyi iki ejo muri sera mugujije amafaranga yo kwicururiza akayanyima n'ibihumbi 120 byose aherutse kubona amariye iki reka nzamurege yantera umwana inda ko araye se nayawe kandi azangaye nayanjye tuzagabana da aha ese n'umurega ntibigere icyo bifata uzaba waruhijwe n'iki bibuzwa n'iki kugifata umva rwivanga yambwiye ko azabingiramo atese kweki rwivanga ziranye n'abantu benshi cyane kandi bakomeye bashobora kuzabitugiramo bakamuca amafaranga ariko amafaranga ni mabi koko mwakagira imana yo ubize ko ari mabi amafaranga ne yagiye gutuma murenganya umuvandimwe bigezaho tumurenganya iki ko nyirakaga mu nyenga ariko abagore mwagira ubwoba kuko twanga guhemuka uriya muntu umaze kutwigiraho ikirenga umuntu asuhuza ntarushya mwikiriza ngo ararata ko akize urabona azatumarira iki ubona tumariye iki koko abavandimwe bwe urihe wamuvanaho n'uduhumbi 20 yabura icyo atumaza nako ruzi warigize umutesi sinzi utuntu usigaye wigiramo ngaho nimukurikirana izo ndonye zanyuda
nzaba mbarirwa ikimbabaje n'umwana wanjye. ibyo byihorere reka tumuhamagare tubimwumvishe kandi nawe umfashe maze yemeze bagabo babona nk'uko rubanda rwose ari we ruvuga tuzagira n'icyo tumuvanaho. naho ubundi se mahame po nta mahame abantu urabyemeye wowe kagira imana we ngaho ariko rero ndumva binduruma. bikururuma se bikururuma iki nyina nagisibye banguka niko uracyavuga ko mahame ari we waguteye iyo nda? ariko se muragira ngo mbeshyere undi mushaka w'iki? mbare wa mukobwa we nanjye ngo umukobwa niba ushaka kubaho neza ukwiriye kumva inama nkugira. dore abantu bose bavuga ko ari bagabo barabona waguteye inda none nuvuga amahame bazavuga ko bagabo barabona yakuguriye kandi ntacyo uzaba wungutse. none reka tugendere ku mvugo ya rubanda no ku cyo bazi maze abari buvuga ndetse uzamushinje no mu butegetsi kuko jyewe niyemeje kumurika ubwo bivugwa na bose ntawe uzabihakana. niba muca amafaranga uzabona ikigufasha n'uwo mwana uzabyara nta mundi isohokana we mahame azakumarira iki koko? ubwo se nzavuga ko yayinteye ate ntaho twahuriye? po kino gicucu mva aho wahuriye na mahame wananirwa kuhahurira n'undi? uzavuga ko yagufatiye mu nzira nimugoroba ndetse uzavuge n'itariki kugira ngo abantu bazabyemere koko. saba wibuka igihe wayisamiye ma? sinibuka neza ariko ubanza ari mu mpera z'ukwezi kwa 12 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa mbere. yewe ndibutse ni mu kwa mbere hari kubunana. uzavuga iyo tariki humura kandi nzagufasha muri ibyo byose rwose nzaguteturura. ariko se nimushinja sinzabyara umwana usa nawe? kubyara se umwana usa nawe ni ngombwa? ubu se ko nakubyaye turasa hano niko bahora babyara abana basa? nawe simba n'amahame nawe ari igikara nkawe umuri ubwo bose ari bikara nawe ukabura icyo nta kuzabyara inzobe kandi niyo wayibyara nta kibazo. rega naho wabyara umwana udasa nawe byo kugutera inkeke rwose ntibizabura kwemerwa kuko rubanda rwose ruzi ko bagabo barabona ari we wayiguteye. none se namubeshyira akazangirira nabi? yakugirira nabi se turusha amaboko? ngaho mukora uko mubitekereza nta handi. uzajya uvuga ko ari we? ubwo ari we rubanda ruvuga namwe mukaba mumunyemeje ubwo niwe nzavuga. nuko guhera uyu munsi umuntu wese uzajya kubaza uvuga abagabo barabona uvuga abagabo barabona urumva? ari mu bakuru ari mu bana ari hose ukagenda uvuga abagabo barabona urumva? ndabyumva. ntuzabyibagirwe. oya nuko mwana wanjye noneho rwose tuzagendana nubona nkenanye uzangaye. genda uruhuke ushyire umutima hamwe. humura ntabwo uzangendana rwose. Tamari niki ugize ngo niki niki se nyine inyani hogera mwashakira ubwatsi ubwo sawe utanyuzaniye buri hehe ngwiki ko Tama kutajya kumvugisha uruco byanyu bite none agira ngo bigende bite noneho byagendesheje umutwe ngora data se nyera amazi ni karabire da ukaraso karabireke ariko ibyo ni ako ndabaza ubuzi karaba ariko Tama ibikugwanamo wabivuze bivorwa kibyimye kimeneke ikibazo kibyare ngaho zivuga ugize ngo icyo mpatse ntibyare ugize ngo icyo mpatse ntibyare icyo twita ukibyare icyo twita ntibyare ukibyare none ngaho abatwite bariyo bari byi abatwite bariyo bari nyine ariko no bintu no birimo rwaserera ndabona ari gucecekera ngo uceceke no kuri parike uzaceceka da reba hino ni ishyano yewe ni parike kandi nzaba njyanywe n'ikida uzajyanwe n'abatwite ureke kuvuga ngo ni igitwite twite Tama ngusabye guceceka ibyo bigambo byawe ibigambo by'abagore simbyitayeho ngo ni ibigambo by'abagore ni ibigambo by'abagore nyine ibyo nyine yego ye cyakora Tama ndumva ujya ku mutsi w'iryinyo ufite guceceka yego ye ndaceceka ibyo batwite bijyanye n'abatwite bari uranyumva komeza se icyo si ikibazo kindeba kijwe n'ikise kukureba kandi ari wowe uzibatera ari uzibatera ari wowe uzibatera nyine nyamwazaminga nariteba n'ingirama umwe se babiri se batatu se
ni wowe ubazi rwose mbwira ubona ziteye numva imawe ariko bagabo barabona koko ye ko numva unyegara ngo bagabo barabona wari wabona tutarangana nawe ujya bikurugarika have se winuka ariko umugore yasazira ni wowe witutse umunsi ujya mu micuko Tamari we kwihangana kurarangiye ugize aho nuko nshingiye micuko koko none ishyano ko niba yasira se ngo ndagututse nyina ntagisibya ntumubyaye nyina ntagisibya nyine aratwite se niba se natwite niyo bimuteye ubwo gani bwo ukibimenya ayimuteye sirota niwarota kandi ntiyabura kwibuka ibyo yakoreye mu nzozi Tama ngeze aho ndenzwe n'amagambo yawe ngusabye kunsobanurira none ahangaha wakwanga tukabonana ariko si ibintu byavugwa na rubanda rwose bene byo bakaba batabizi ntihabe harimo kwijijisha ariko ndabona nijisha kubera iki wibira ko ugenda inyiki Alphonse na se wambwiye ko Mukabwivanga yambwiye ko nyina ntagisibya twite kandi akaba ari we wayimuteye aramaze none rero ngo ntubizi ariko ye muzajya mukora amahano hanyuma mwigiye inyoni nyinshi ariko burakomeje ndakomeje nyine ahubwo ngo hari n'abandi barindwi baziteye bose ngo ni 8 ukabona zitera twite n'8 menya gusa ko mabwirwe ngo arayari bukurege kuri pariki azagenda ariko na nyamukobwa kandi aremeza ko indari yawe rwose ngo arabyemeza nawe arabyemeza nyine byose byashoboka biti ngo nateye nyira ntagisibye ndagewe yewe amakuru agura abagabo koko kandi umva ngo n'inama yo gukorega yarayibereye kwa ruva mwabo we n'umukoyo ngo bakemeza ko bajya gukorega kuri pariki ndetse ngo nabwivanga iyo nama yarayirimo yewe riga niyo bigeze bazagende bandege da bazagende bandege rwose nintabura n'Imana ntizabura kumburanira habe cyace kazi nyine ntimugakora amahano hanyuma ngo mushyire mu Imana poze aho ngaho se ngo ninzibe ziba nyine uziko nabo agutekuru utagiye ubwo se uranshije waramboye wowe wowe ugeze umbona have ceceka je biteye isoni je bagabo barabona nzatera ubwoba nicyo nakoze icyo ntakoze wapi ko bazajya kundega bazandege bazakurega nyine bazandege bazashyira inzira rwose bazagende kandi nayo niba babaye uzabaherekeze ibyo ni byo wivugisha nivugisha siki genda umwere karibu mwiriwe mukomere Pauline mwiriwe bagabo barabo yego mwiriwe madame mwiriwe amakuru kise amakuru ni meza hagati mwicare murakoze ariko se nibite Pauline ni byiza da ko atinze kugacyura aha akazi k'abapolisi gasa n'akatagira amasaha niko se amakuru kise ko numvise inkuru hano hakurya inye rusange kanshobera inkuru ki aha nsanze inteko y'abantu yaremeye ku kabari ka mabwirwe bavuga ko waba ngo warazimaze abakobwa b'abandi batera amada ndetse ngo bakaba bagiye no kukurega kuri pariki iri tavuga umwe kumva ko ari ibigambo by'abagore da amaherezo by'abagabo nabyo ntiriruziremo ra kuri mugore wose ariko si Pauline nawe urabyumvise koko ndabyumvise rwose erega mu kanya nayimbirwaniye n'uwo mugore wagira ngo nayo abagore kuko nawe urabyumviye ugira ngo se ni ibyongorerano reka da inteko yari yateranye ari we bataramanye ariko si ko ni ibintu bitoroshye kandi nabikinishaga ariko iyo nkuru y'ukuri koko umfata inkuru yabaye ikimomo nawe uravuga ubwo bigeze aha genda bane ejo ari kuzajya kubisiganuza burumesitiri akambara ibyururuka bigeze aha ngaha ariko si wabanza nkabaza amabwirwe uranako tava ntungana nawe kandi twarwana ndabizi cyakora amaboko aragwira amaboko aragwira koko nzaha numva ko uzabisobanura ndi kwa mugore we nawe mfatanya na rubanda gufatanya na rubanda iki uriya umusaza rukumva idi reka wumve ariko wabaye uti mureke madame wajye wihangana yitereye umutwe mwihorere bagabo barabo muramukeho Pauline ngaho uramuke yego nzamenye ibyawe ejo nuza kuri komine ngaho ugenda uzaba wumva ibyanjye wa mugabo we injira mwiriwe bwana burugumesitiri
komera amabwire niko ye amagambo yavugiye ku kabari kawe ejo bundi wawe yibuka amagambo bwana burugumesitiri ese ko amagambo avugirwa mu tubara akunda kuba menshi nimwasobanurira ayo mushaka kumbaza nasanga nyibuka nk'ayababwira wahakana ko utaremesheje inama uvuga ko abagabo barabona yagutereye umukobwa inda yewe ngo navuze ko abagabo barabona yantereye umukobwa inda konzi ko nta mukobwa ngira utwite se ko nabo utangiye kwibakana ngo nukuri imbere ya burugumesitiri kandi warivugiye iwawe ku kabari reka muhoshi w'imbeshyera hoshari wowe bwana burugumesitiri ibyo umugabo avuga sinzi ibyo ari byo ahubwo mumubariza umukobwa wanjye utwite yenda yaba amuzi yamuzi koko ubwo utangiye kwibakana nta nama mwagiriye kwa sobukwe muvuga ngo mugiye kundeka kuri pariki kwa databuko iki uragiye ujya seshyana ari wowe bantuka kimare kuntezurubwa none kinanuke ni wowe warwiteye ibyo bakuvuga byose urabiyobewe yakuze ubeshya ngo nijye ari mwese muceceke mabwirwe imbwa ni wowe mwese muceceke mabwirwe ntibigaragara ko wabivuze ntibigaragara ko wabivuze muzampane rwose jyewe ni igihano bivuga se ariko nawe nabivugiye koko ufite amazina y'abo byumvise abagabo barabo uretse kuvuga ngo ni rubanda niba amabwirwe hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite ndasaba ko mwabikorera inyandiko komeza ngo bitega amatwi niba koko hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite mubikorera inyandiko hato nibivugwa bizambere gihamya ko mbeshyerwa urabyemera amabwire ndabyemera cyakora rero nihagira umukobwa wanjye ugaragara ko atwite dore igihe ntawe nzi mbivugiye hano muzambarize uyu mugabo uko yabimenye igihe ntarabimenye muzabimumbarize ngaho mwese nimusohokere muzabimumbarize ngaho nimusohoke muzabimumbarize muhirirwe mwese muzabimumbarize yewe ngaho nimugende ikibazo cyanyu nzakinya nibaza ukuntu ajya kumenya ko abakobwa banjye batwite igihe ntabyo nzi na rubanda ntabyo bavuga mugende ikibazo cyanyu nzakinya iyo nyandiko jye niyo ushaka ko muyikora gusa cyangwa warabikoze uzi wabyo wawe kuri babeshya gusa tunigana fi injira mwaramutse bwana burugumesitiri mwaramutse rwiva mwaramutse bite na wa mwana urwayira yewe nyine yakajyanye kwa muganga nabonye kagarura akajisho da mwese makuru ki yewe ndabona bimeze neza sinakagwa ngo mumpe ko numva inyota inyishira ariko nawe uremerwa temere nabi yewe turagahora na kabashyitsi ntabwo tujya twihurira rwose iyo ni ijambo ryiza rwose akira yahuriye n'akagwa we numire gusa anzi ko utagakunda buhoro yewe tarare ategetse burya muturusha ibiryoshye rwose yewe nubwo rwararyoshye koko ubwo ni uburiza bwa rutoki rwanjye rwo ku kimigenge yewe haryoshye urwagwa rwose niko se bwana burugumesitiri ko hari ikintu nibutse nashakaga kumfasha muraho nibiki se kandi uzi ko wa mugabo urabona ngeze kuri koko aramfite pe yakugeze kure angeze kure hari ibyo muburana se kandi yongeye kukurega oya ntacyo tuburana uretse ko urwaburana ruzamugeza iyo yumva gusa nuko bizamo nk'aho ari igihe wamubwiye ngo agiye gukora iryo shyano yagiye gukora ese koko itangaza rwose niko ngo yaba yarateye umukobwa wamubwirwa indara nuko numva bibaririza nk'aho utabizira nzi ko burugumesitiri ashobora kuberwa ibera muri komine ye yarayimudomye da ese ugira ngo ni we wenyine hari n'abandi barindwi ubwo se abo bose bavuga ko ariho bateye inda ko ari rudomanyira niba agira ngo ndabeshye uzibarize rubanda rwose barabiririmba ese nawe wari uri mu nteko uherutse gukoreshwa ku kabari kamabwirwa babivuga akada shwi ndo wabandi nabyumviye ahandi ariko naho bitavugwa hose ariko se kuko kubutabizi uri burugumesitiri pe ntabyo uzi pe nashwida ubwo abategetsi b'ejo niba bikubaza uzabyifata mute uretse ko abagabo barabona yaje kundegera amabwirwe nawe kurikirana ngasanga nta shingiro bifite namba naho ubundi wabimbaza navuga ko ari urubwa nk'uru rwose abantu baterana ngo wavuga ko ari urubwa none urubwa ku bintu bizwi na rubanda rwose sibwo umutekano wo muri komine yawe ukunaniye igihe nkugira inama nka mukuru wawe ugukunda
wari ukwiye gukurikirana ikibazo cy'abagabo barabona kitaragera aho kikurenga naho ubundi ntabwo byoroshye neza neza. uragira ngo se ngikurikirane urasanga icyo kibazo aricyo cyihutirwa cyane mu bihungabanya umutekano wa komine. Ugize ngo iki? Abanyeshuri barindwi bose batwite kuri santere imwe. Ngeraho n'uwa munani w'umunyarwanda kandi abo nabashije kumenyekana ubwo hari n'abandi batazwi. Ikindi rero hanini cyari kinanzanye ngira ngo nkumenyeshe uzi kuriya mwarimu nawe atakukunda urubizi. None nagira ngo duhereye kuri biriya bintu byose bimuvugwaho umufunge tumubonye impamvu. Bose urumva namufunga mpereye kuki ko nta mukobwa waje amundegera simbona umubyeyi w'umwana aza kumundegera ngo yamutere umwana inda. Ubu urumva ibyo bintu nabiturutsa kuki koko Rwiva? Nagusaba ko twabyishingizaho ukamufunga nanjye ukabumurega uzaho yangejeje arakanyagwa. Ko numva unyashya kugira nabi ingabo zanjye Rwiva kandi narahiriye kuzatunganya imirimo yashinzwe. Ubwo uragira neza koko nuko ushaka ko ngohorera? None se guhana abacumura ntibiri mu mirimo ushinzwe byo koko? Ibyo ndabyumva birimo ariko sina hano umuntu nta cyaha mubonaho. Ngaho byihorere ariko umunsi abategetsi bo hejuru babikubajije nzaba ndebe uko uzabisobanura niwe kubabwira mbere. Ese ni kuyi ahubwo yamenyesheje umugenzuzi w'ifasi akamenya ibivugwa ku mukozi ashinzwe rwose ko nabyo banza byagira icyo bitanga. Kubera ibyemezo bidafashije by'uko ari watewe abakobwa bose uvuga inda nta hantu nabitungutse rwose mbitangamo raporo hariho hose. Yewe ndumva ari sinzi icyo mwarimu yaguhaye gituma umungurana rwose ukamurengera ariko rero umunsi byakomeye ntibizabura kukomerana nawe. Abanyeshuri abandi bakomeza gutwara amaduka icecekera rero muri komine yawe amaherezo uzabibazwa ntuzandenganye uvuga ko nta kugira inama. Yewe none ibyo mbwiye byaba ari ukuri. Ni ukuri aho kubwira abategetsi reka nzabibwira ushinzwe iperereza muri prefegitura bikurikirane amenye ukuri kwabyo. Bizafata bizamufate ariko ntagiye gushinja umuntu ngo mufungishe nta cyemezo bifitiye nawe nibimufata bazamufunge. Iyo ni inama nziza rwose bigira vuba ahubwo gusa kumufunga se bazamupapera bazamurahira. Humana n'ibizarenga ejo ntabimumenyesheje. Oya nibyo munanakoze rwose. Nakana kwa kare kamaze kongeramo ye kanzindagire mbega ko nagera hariya. Gerageza wandare mwirirweho niba katangaragwe hariya mu kabuga rwose. Gerageza wandare mva ni mwirirweho Rwiva ariko nugukomeza mugatsindagira ibintu biriya bintu. Komera mukamukirishamo rwose. Komera nubari kumara abana babandi arakanyakwa. Yemwe kwago barabona. Ninde? Ni Pauline. Tamam. Wenda suhuza. Ni Pauline. Umupolisi se? Ubwo niwe. Polisi wanyigiye saraza mwenekira. Umva ko wigenje. Aho naje kukujyana noneho. Anjanira siki. Waramutse Pauline. Mwaramutse. Yego. Nimuze, nimukomeze muze. Waramutse bagabo barabo. Yego. Nubuhoro mwa? Namahoro. Pauline. Mwaramutse madame. Yego. Amaye. Mushyikire ibaruwa yanyu navanye kuri komine. Ibaruwa? Wavanye kuri komine? Iturutse hezera. Soma nawe urebe. Zaraye zizanywe na Rwivanga zikuye kuri prefecture. Nuko Burumestre arazimpa ngo nzikirize ba nyirazo. Kuno basura uvugamo nyinshi. Ni nyinshi da. Hari nirwo wa mukobwa wo kwa Mabwirwe. Nurwo kwa Mudacumura, wa wundi kwa Mudacumura. Nuwa Gasasira. Cyo rero. Abo bose niko nzifite. Reka numva ibyazora. Kibungo kwa 15 Gicurasi. Bwana baba barabona. Usabwe kwitaba ku biro bishinzwe iperereza ngahore. Biro bishinzwe iperereza muri prefecture kwa 18 Gicurasi saa 2 za mu gitondo.
uzaze witwaje ibyangombwa byawe, icyo uhamagariwe uzakimenyeshwa uhageze ushinzwe iperereza. Ariko ndareba izina ritagaragara neza. Karambereye kambayeho sinababwira. Sibwo nziza abakobwa. Use kandi uracyavuga ko ari ibigambo by'abagore. Reka bigukomera neza. Hoshe. Viruhande wa mugore we. Urabona nagezweho nawe urambwira ubusa gusa. Ariko rwivanga agenda ate mu bintu byanjye. Umugore wese byaturutseho tujya kubimenya. Rwivanga ntari ko rubamwa umunsi bemeza kundega. Aragufite. None nzandiko zimpamagara ni uzizanye. Ariko umugabo nta ruhare yabafite muri ikibazo cyangera. Neko ariko nkubwira ukanyamaganira kure ko mva ngo azakumvisha bitewe nuko wamureze mu rukiko. Ibyarwa rubanza rwa koperative rw'umwaka washize. Ngo nibyo akuziza. Eka. Anasabe nziza namuburanyaga ibyo ndi bujyane wanjye. Ko amafaranga ya koperative hari uwamubwiye ko hari narimwe bampayemo. Ubwo se yatabagiye hari ku Burundi wari kujya kuyamuregera. Yabundi nawe niwe baba bembeka. Abeshya ariko ararushwa n'ubusimane zandengera muri iki kibazo. Ubwo gikomeye bwose. Gusa nuko nutakwambata barahukereza. Akagukerereza nyine. Ariko kwikora imirimo yanjye ndabona ngiye kujya mpora mu manza z'ibyaha ntakoze. Abantu barabona saka abagabo barabona Tama. Ndakumva. Shakira icyayi ninywere untegure n'imyambaro nzajyana ejo wenda banansigana ibyo ntibigikinishwa. Birakomeye ahubwo. Ndakwita Paul. Reka nanjye mbe ngiye. Ngaho. Yemwe. Ngaho wirirwaho. Uherwaho. Nishyana. Tuzaba twumva uko byakugendekeye. Ndabona bizagenda nabi. Injira. Aho nawe. Nari mbitabye. Dore n'urupapuro rumpamagara nguru. Niwe bagabo barabona. Nege bagabo barabona koko. Wicaye ku iyo ntebe. Murakoze. Witwa nde? Nitwa bagabo barabona. Umukobwa witwa Nyirantagisibye uramuzi? Ndamuzi. Mupfana iki? Ntacyo tse ko ari umwana w'umuturanyi. Ibyo koko. Hanyuma se bimvugaho urabizi? Ndabizi. Ni biki? Bavuga ko atwite. Bavuga ko atwite inda yande. Mwamwibarije se. Hanyuma se ko nzi kuri umwarimu kuki uhisha ukuri kw'ibyo uzi cyangwa wumvise? Ibibazo se ndumva atari ryo rukwiye kubibazwa. Kuko atari ryo muteye inda. Hanyuma yitewe nande? Mwarashobora kumenya neza mubajije wayitewe. Nitumubaza akavuga ko ari wowe yimuteye. Saba mbeshyera. Ubwo se niyerekana ibimenyetso uzemera kubihanirwa. Ntawanga guhanwa ariko nzampano bakarengane. Iyo ntagisibye niyinjire. Iyo ntagisibye ni wowe? Ibibazo nshaka kubaza uremera kubisubiza imbere y'uyu mugabo? Yego. Ufite imyaka ingahe? 15. Ufite umugabo? Nawe mfite. Ko ndewe twite se iyo nda wayitewe nande? N'abagabo. Ni ya benshi cyangwa ni yumwe? Ni yumwe. Ninde? Ni abagabo barabona. Uyu nguyu? Aragutunze? Oya. Ko ndeba asa nkaho akubyaye yahiguteye ate? Ufite imyaka ingahe wa mugabo we? Ufite imyaka 40. Namubyaye koko. Be muko byaba byarabaye igihe ki? Uribuka itariki byabereyeho? Hari kubunane. Nuko mwahanye ubunane. Bitera guhakana iki? Arambeshyera. Ufite ibimenyetso ki bigaragaza ko kubeshyera? Wese afite ibihe bigaragaza ko atambeshyera. Nuko atwitiye wamuteye. Ariko icyo si cyo kimenyetso. Ureye mundu urabimenya.
ese ko numva hari abandi bakobwa wateye inda kaba ariko kazi washinzwe muri komini yanyu niba utarengera rero ngo ujye mu zindi. Icyo kibazo cy'urubuga rugezeho kirandenze ku buryo ntabona icyo nkugusubizaho. Wakibagejejeho azabasobanurire. Maze rero bagabo barabona ndakumva kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu karere k'iwanyu mumaze guhindanya kubera uburaya n'ubwomanzi ngo niyo ndiri hoshe ngiye kuba nkurindishije muri gereza kugeza igihe nzamenyera aho kuri guherereye. Cyakora kereka no mufunganya nabo bose nateye amada mugafunga n'abandi batwite baba barazitewe n'abandi ndetse nabo bazi bateye mukabafunga. Aho ntacyo mwamukoze mumfunze yenyine. Kuki? Impamvu nuko twese twakoze icyaha kimwe kibujije amahoro n'umutekano nkurikije ko mubinshinja. Nta kindi wongera ku byo maze kukubaza muko. Ndasaba ko yampa ikiba kimfasha kuko nta ntege zo kwirwanaho mfite. Ibyo sinjye bibazwa uzabibwira inkiko. Wese urongeraho iki bwana we? Icyo nongeraho nuko kuba mugiye kumfunga sanga ari akarengane nabangiriye kuko ntariyumvisha icyaha nshinjwa n'inda imbeshyera. Uramenye si ndindaya wanteye inda none ngo ndindaya. Ngaho nimugende muzagaruke kwa kabiri. Mugende. Yewe. Mwiriwe. Uretama. Mwiriwe neza. Yego. Ako numenyana zabira mu mwanzi cyakibwatira? Zahiriwe da. Ahubwo ndayazo yaranyobeye. Makuru kiyandise. Amakuru ya n'ishyano byose. Dore hera kuri convocation. Niyo kuri pariki. Zaje. Zaje da. Njiteguye byari ngombwa. Ngo neryare. Irebere nawe. Se wamuganireka na irebere. Wamenye se n'ibindi? Ibindi biki? Mucura yabyaye. Ndubwe nawe umukobwa ukora muri maternité. Ngo yabyaye umwana w'umukobwa ngo ariko yaje ari nyiramakaniye. Pe wasa n'abazungu neza neza. Ngaho rero. Ngo bazarasetse babashinwa bakora imihanda ya kaburimbo da. Ariko ngo abantu bari bashitse baje kureba uwo mwana. Ngo ntibagira ingano. Wono wambere byose rwose. Wono wambere rero. Wono wambere. Ose kuko bagabo n'urukara rwanjye rusa n'inko niteka. Nijye wabyaye babashinwa da. Yewe nakumirwa. Naba numva icyo pariki zabivuga. Erega ngo n'abakobwa bose batwite batumiwe kuri pariki. Batumiwe kuri pariki? Nta ngorane tuzahorewe banshinje numve. Kwanza atari umunsi umwe ra. Niko. Wamenye se ngo n'icyatumye bemeza ko bucura na mukakibi ari wateye indara? Ngo ni ikihe? Ariko abagore mwamenya gutara amakuru ye. Ni muri mforo rero kujya yibandaho mu gutara amakuru. Ngo bucura ajya kujya muri serayi. Wamuhaye amakaye. Naho mukakibi rero ngo wamuhaye agasakoje. Ariko agasakoje se wowe wakamuhaye. Wandeka n'iki ko nangezaho kumirwa nkamaze kukugarukira. Ngaho re. Yewe barakubeshyera koko. Uboga amakaye n'amasakoshi nibyo bitwazaga ngo ngahana ateye amada. Aha. Barayavuga ye. Aya masenya ntagisibyo ngwe nawe naramuhaye iki. Cyakora cyosha niba hamwe tuzumvikana. Cyakora rero nubwo wiringiye ibimenyetso bwose. Ndatinya ko waguzwe na rwivanguriye. Bonese rwivanga nanjye se mushira amakenga. Nyamuna washatse abantu bagufasha muri ibi bintu byose ko ndeba bitoroshye. Yeho. Warebye ukugeza kuri ministre ukabimutekerereza. Ntabyo ngiyemo. Aha. Ntabyo ngiyemo ndakubwiye yewe bagabo barabona nubundi yego nzabona ariko ntabyo ngiyemo. Ntabyo ngiyemo rwose. Ninde batsinda ntagiye kwa ministre uzangaye. Ahubwo nibareka gato gusa. Aho bangereje nzahabageza nanjye ndetse ndenzeho. Yewe sinzi ko babagezaho bakugejeje. Yeho rero. Nawe sizabageza ikagitumba kuri yo. Mu Rwanda hose ko hakuriye tuzabagezayo gute? Ariko igitanga byihore ariko. Umva emera unambire ubukristo bwawe wirinde kwitura umuntu nabi yakugiriye. Urumva? Nyagasana azabahembera icyo bakoze. Tama. Ngaha nakumva inama yawe nziza. Aho nabereye. Ye? Yaba uko wacurutse ukawangarukira bamaze kubona ibimenyetso bihamya ko ntari umunyacyaha. Yewe. None hose si wowe. Nibyo reka mbihorere. Nuko bihorera. Ariko mukajye mana we.
abantu bangana nabi sakara kwivanga. Nyamara n'amaherezo ntimuzamuga ubuhoro. Mwihorere tama. Mwihorere. Harya ngo kuri pariki yaje nzajyo ryarira. Ntabwo warebye se? Ngo ni kwa gatatu. Ngo ni kwa gatatu koko. Ariko simfe ngo nanjye ndapfira. N'abana ba rubanda nigisha mpora nsiga mu ishuri ngo ngiye mu manza. Ndabona bazaharira bose. Wahora niki? Nzaba ndebe ko abategetsi b'amashuri n'abacamanza bazabyumvikanaho da. Tama. Genda undebere wa muhoro wanjye. Njya kwishakira cyari kinyana. Reka nibe. Mwiriwe yemwe kwa mabwiri. Mwiriwe. Yego. Ni amahoro se. Mwiriwe Rwiva. Mwiriwe mabwiri we. Amakuru kira? Amakuru ni meza. Komera. Yego. Warabonye convocation yawe kuri pariki? Nyibonye. Ngiye wazizanye nzivanyeyo. Ugeze ni wowe? Humura. Birarya rwose. Shamakoze pe. Nibonaniye nayo. Wakoze cyane. Twabonanye. Nagaho n'ubundi wenda kwemera. Horo umugabo rwose. Ibyo si ibyo shimirwa. Ndagufasha nanjye nifasha. Nuko shana nuko rwose. Ariko se wamenye indi nkuru? Inkuru ki? Oya ta. Ntiwamenye ko amukwa mudacumura yabyaye? Uturasi. Yabyaye. Sinari mbizi. Turagato ya mbe neza hu. Turagato ipepe. Ngo yabyaye umwana usa n'abashinwa neza. Ampaye n'abashinwa. Kandi uzi neza ko bagabo banatabyara inzobe niyo yagira ati. Ubundi se uretse kumutera ubwa tereye kwinda tariye. Cyo twashaka ko cyabaye, kindi dushaka niki? Tuzabyikoramo dutebera bintu. Ahubwo reka muri pariki bamuzamugucira amafaranga wumirwe. Naho babyara. Babyara bo bashatse nababwira iki. Eya ntacyo bimbwiye. Ariko se Rwiva. Ndakumva. Ko imaze kugaragara ko ibi bintu tubifitemo uruhare runini. Bagabo barabona aragenda dutakana cyane ariko wowe. Ubona tuzakira rubanda dute rwose umunsi byagaragaye neza ko abeshyirwa. Homura. Kwibira se ko niba kizi ibya bucura zakira n'ibya nyina nta kizibya. Nge byanteye ubwoba. Cyangwa uziki kubasigaye inyuma. Batwite. Ubwo yavuye mu nzara zamaneye ko n'abana zabakira. Erega ni gikenya ntituzamushobora. Tuzamunanizwa niki? Homura biracyakomeje. Ariko se cyatumye maneko atamufunga nkuko yari yabidusezeranije niki? Kandi nyina nta gisibya yaramushinje. Wenda buriya yabasanze nta mpamvu zo kumufunga ziriho akamwihorera. Nge niko mbibona. Aho uriya mukenya ngo ni bagabo barabona ntiyamuhaye ruswa. Wamuha ruswa? Baziha benshi. Yewe ni hari n'abazirya dore ko wenda baba batabuze. Ariko maniye kuri yawe nzi ko atabigendamo niyo byagenda bite. Ahubwo uramutse ukinije no kuyimuha ni ngombwa ngo akurazimo. Ndamuzi twarabanye. Wambwiye se ko yakwijeje ko azamufunga yabikwijeje ntacyo umuhaye? Ntitwaje ko twabanye gusa. Ibyo gusa yanjye musaba kubinkorera. Naho ubundi nta ruswa namuhaye da. Reka. Cyampaye. Icyatumye atamufunga wenda yaba hari yarasanze nta yemenyeto cyangwa se impamvu zo kumufungisha zihari. Hari ukuntu ubona bimeze se. None se wagerageje kwa IPG mu mwanya tutaritaba muri pariki? Sinakubwiye ko nabigezeho ra. Ntayimubwira mbwira ko ntihagiye umukobwa numwe ngo uzamushinja. Azahita mufunga nta kuzuyaza kundi. Akazabona ari muri gereza. Nanjye kandi nibyo nifuzaga. Ariko suko wavugaga maniko ko ariko numva ipejura kubanza nawe tagiye yemera ruswa. Umuti gutari kurera. Nanjye yarankarabye ahubwo ngiye kumubwira iki kibazo. Nshatse kuma amafaranga azigurira akabyeri. Reka upfa kugerageza. Nako nyine twari dusanzwe turi inshuti. Naho ubundi sijya wabonye mwivana imbere. Byari byakomeye. Ko nibaza abacuti yawe mudashyikirana neza. Hari icyo bazatugeraho gishimishije? Yewe cyakora cyo nanjye numva ntangiye gushidikanya. Urashidikanya? Ndeka dutegereze icyo bazakora kigendana n'amategeko. Ibindi tubyihorere. Icyo mpamya gusa nuko bagabo barabona uri atazabivamo bitamukozeho. Ibyo ndabyizeye. Bimukora wiki? Ndabyizeye rwose. Cyakora natwe ntibizatugwa amahoro bitutareba neza. Nikosi. Kwa gatatu tuzaduherekeza kuri pariki ko nabonye aribwo badutumiye. Sinzabona umwanya nzaba negereye Kigali. Dore nakosagirwa amaye ndabona kananiye. Ahubwo murakomere. Ndirengera ko bizatungana rwose. Yakomeje. Nyibuza koko. Abo muzarwana yo gutsinda. Enda ahubwo nimwirirwe rwose nta kundi byagenda sinareka ku kazi. Kwivanga. Utamugara mu bari. Ushobora nimara kumushora unhe ahubwo nimwikorera muzamura abagabo.
uwitwa abagabo barabona naze. Baramutse. Hagarara. Witwa nde? Nitwa abagabo barabona. So ninde? Mbakuriyemo. Nyoko. Tazi rubanda. Wavukiye? Navukiye Kabarondo. Niho utuye? Yego. Ukora muri moki? Ndi umwarimu. Washakanye nande? Nyabami Tamari. Mufitanye abana bangahe? Abana 3. Utunze iki? Sambire mu rutoki. Umukobwa witwa Nyantagisibyo uramuzi? Ariko murakomeza kunshyira mu rushiko rw'abakobwa nzi. Mubona ari byo kuza abakobwa bose bava bakagira. Ndamuzi. Inda twite ni yande? Iregaho. Simuzi. Ntumuzi? Ntabwo muzi. Ntawahuye nawe kubunani? Sinigeze mpura nawe kubunani. Ushingiye kuko uza kubihakana? Ushingiye kuko ntaho twahuriye. Ibuka neza. Kandi ndumva umuntu atabura kwibuka icyo yakoze kubunani naho yiriwe. Umbwira aho wari uri icyo gihe. Haraho nene narazindukiye. Ubwo ko kurahakana ko kuri iyo tariki utabonanye n'uwo mukobwa? Ntitugeze tubonana. Ariko abantu bazavugisha ukuri ryari? Nanjye ikibazo ndakibaza bwa NPG. Umunsi yabyaye umwana wawe uzabivugaho iki? Umwana wanjye se numeze ati. Usati. Anyurane hese n'abandi bana. Ariko urakomeza kunsubizanya agasuzuguro maze mwihorere. Planto. Reza. Fata urupapuro jane iki kigabo kuri prison. Nzaba numvikana nacyo kimaze gushira ibiraburira mu mutwe. Siko nshimye mugiye kumfunga. Ubwo cyo ko umwana ari wanjye. Sera ku munsi umwana azagaragara ko atari wanjye nzariwize nki kuko n'umunyuru mugiye kumfunga. Ubyishurwa nande? Ubyishurwa nande? Ha. Ese kuhakana ko nta bimenyetso biranga umwana wawe, wowe uzabona ibihe bigaragaza ko atari wawe. Tubyihurire. Ngabura nawe buri umwe abayigiza nkana. Saba tureba. Planto ngaho tugende da. Planto kihorere. Kandi nikisinye hano. Rero ngo kirabanza gusoma. Ngo nicicare hano gisome. Yini ikaramu nikirangiza gisinye. Akoze mutware. Nkora iki? Niho wakoze. Amushyikire impapuro zanyu. Ngaho zana. Taha. Mwiriwe abantu. Mwiriwe mabwi. Mwiriwe. Makuru ki? Amakuru ni meza. Mwiriwe musa. Mwiriwe neza. Yego. Ni meza. Ni meza. Nanije kubamenyesha ko nyina ntagisibye yagiye mu maternity. Cyakora ntabwo araruhuka. Ni byiza reka dutegereze. Ntibeze musa. Mwamenyira amakuru ya wa muhimu bagabo barabona. Bamufunze? Oya. Ariko ariho amazi ndakakuroga. Reka da. Neza nyine. Muje kuri pariki baramukubise nyine bavayo. Bavaho no kumukubita ariko. Yaba si yaremeshano yakoze. Ngo yemera? Ngo ahubwo yihaye gutuka ipeje. Haramutuka ngo ni igicucu. Maze ngo so kumukubita nyine karahava. Ubwo si yatukanira giki? Reka bamukubite. Sinzababazwa n'uwizize. Noneho ubwo bigeze aho no kumufunga bazamufunga. Nibyo kivuga wowe. Ibyo byo ni ngombwa rwose. Ninde? Ni Rwivanga. Injira. Muraho mzee. Wiriwe Gwiva. Muraho. Komera. Makuru ki? Gwiva wirano neza. Mwiriwe neza. Yego. Umenye ute ko naje hano ra. Yewe amakuru ni meza cyane rwose. Yana gisibye amaze kubyara. Amaze kubyara? Amaze kubyara rwose. Ni meza koko. Ni meza. Ubimenye hese? Mvuye kuri maternity. Yabyaye umwana ariko aje ari se Musa. Musa rwose. Oya kuzi kuri koko. Ko wabonyera. Impundu rwose. Ni se Musa wavutse rwose. Niwe rwose. Namwiboneye neza. Amaso, amatwi, amatama. Yewe ni bagabo barabona Musa bigaraguye rwose.
gusa aratorokera he n'umwana wanjye yateye ikinyendaro aratorokera he ko bimaze kugaragara ko ari ukuntu yari yanyihaye akanyishyiramo ngo nijya muteza urubwa wivanga naruha ubu si ibyo wakoze kandi ntibigaragaye kandi byari byagaragara se n'abasigaye batarabyara buretse ahubwo gatoya izabure hajya ngo ni bangahe ubanza ngo hasigaye batanu muzi kuse bana ba ubu noneho muri migambi iki kuko amanamba akibonetse yabonetse rwose wenda mwe mufite imbaraga ni ukumurega mwihutire kumurega umva ko yabeshekwaga da ibyo byihorege nabigezeho kera ninarinze uruzaba burya sinavuganye na perezida w'urukiko rwa mbere rw'imizo yambwiye ko ibintu icyo cyango gihanirwa cyane ngo bajyanira bihanukiriye yambwiye ko nawe yumvise ibyo abagabo barabona akaba yibwira ko atabeshya ntabwo nawe muraziranye turaziranye neza nyine twaba ngize inkora yo tuziranye akiri umunyeshuri yiga muri kaminuza i Butare ariko nawe uziranye n'abantu benshi ngaho rero nimuhagurukemo mu bijemo ingoma idahuye abari igicuma abana ba ese Rwiva ko hari ikintu nibutse kibaza kikanyobera ni iki harya ubu turi ku itariki ya kangahe si ya kabiri Kanama se nani nka databusha niko se ko nyira nta gisibye yavuze ko yasamye ku bunani niko se Rwiva yaba yabyaye umwana ushyitse ubwo ngubwo yarashyitse neza umwana se da ngo yavukanye bine ko numva atashyikira n'ubusanzwe umugore w'abagabo barabona byara abana banini nuwe gamwishidikanya mwikirwa mushidikanya rwose nuwe mwe muretse turebe igihe abyariye kuva ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ubu hari igihe kingana igiti nimubare neza abana ba nimubare Mutarama kumwe Gashyantare 2 Werurwe 3 Mata 4 Gicurasi 5 Kanama 6 oya utarutse Kamena na Nyakanga koko Kamena 6 Nyakanga 7 Kanama 8 Kanama bigushyiramo aba 7 ntibishoboka musubire mu bana ba mwongere mubare neza 7 koko ariko se icyo bitwaye sinabwo umuntu ashobora kubyarira amezi 7 reka umuntu ubyarira amezi 7 abeshye kirashe byayo umwana udashyitse ariko sinumvise uvuga ko yarashyitse aba yarashyitse Rwiva yewe ubwo warebye neza narebye ariko se nabonye ari igikara rwose kandi ashyitse da yari igikara ariko se koko asa nawe barabona teretse niba ntaroye neza bitegereje oya ako barasa wamubonye namubonye niba badasa rero turagatoye tugatura siki ubucyo umwana adasa na se basaba siki ubwo tuzaza kwemeza ko umwana ari gushingiye kuki ubwo se musanze bihuze byure nzabyigiramo bana banje ku bindi bitangiye kunduruma mikuruma se mikuruma iki hajya twakira igihemo kuri bagabo barabona nyamara nitwe kigarutse kandi bizadukuraho bana ba bidukuraho siki nimuhumure nzayibwira ipeji ntazabura kubihindura bana aho bayipeji bawe ubu se aho wabyirukiyemo ngo ngaho rero kama macuti yawe mwiganye da ngo mwakoranye ngo mugire icyo mupfana byatumariye iki kandi gwivanga sinamenye byawe n'iki kibazo nari ibyo mutonganya nkaho oya niba ari ibyo noneho ni mwirwarize oya mudashaka kunywa wirakara nitwabishobora oya musa mutonganya nkaho nawe bitamubabaje mbabarira ahubwo yakwihutira kubibwira perezida w'urukiko rw'iremezo bikazamugeraho mu rubanza nyine abizi uyu ibyo ntabwo bitunaniye rwose numvise ko ngo bari no hafi guhamagara urwo rubanza ngo cyo ngaho nimugende ngaho mugende mukore ibyo mushatse mwe mwiriwe icyo nzi ni uko dukomerewe mwe mwiriwe ibihanga by'abagabo bigiye kuzakomanga yemwe akabagabo bakurikiye ntabwo kandi uriya mugabo turapfa kugerageza natwe uriya mugabo nta cyatunanira turi kumwe mugende rwa rubanza rwabo rwahereye baraburanye nabo ndihangayikiye nanjye simbizi y'abantu rwose ni nanjye ndihangayikiye mugezeho tu cyaratsindwa ariko ndagushyira aho ubona kandagiye nanjye n'inyandasemo yirutsemo
bagabo barabona na nyina nta gisibyo barahari? Ndahari. Nanjye ndahari. Muhagarare hano imbere. Twaje. Nyakubahwa bwana perezida w'urukiko, uyu mugabo bagabo barabona mwene mbakuriyemo na nyina utazi rubanda aregwa ko yangije umukobwa witwa Nyirantagisibya w'imyaka 15 y'amavuko, akoresheje uburyo bwo kumuhoshya kubera ko batangana mu mavuko. Uko kumwangiza bikaba byarakurijemo kumutera inda. Iperereza ryakozwe ku buryo buhagije byerekanye bidashidikanywa ko bagabo barabona yakoze iryo shyano. Pariki ya Repubulika irasaba ko bagabo barabona yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 afungishwe n'ijisho n'ihazabu y'amafaranga 40,000 bikubiyemo n'inkwano n'indezo by'uwo mwana. Kandi uwo mwana akandikwa mu bana be. Bikozwe none kwa 25 Kanama 1987. Niko se kwiva. Ko numva musabiye ibihano bidafashije. Aho bigiye mu rwiva. Icyamata. Yewe utumira kunyibuza. Natwe uzatubare dutaye. Ndabona byakomeye. Bagabo barabona rero wiyumva ibyo ushinjwa na procureur. None urukiko ruragusaba kubyireguraho. Niko barakubeshyira? Nyakubahwa bwana perezida n'abacamanza mfatanyije kumburanisha urubanza. Namwe nyakubahwa bwana procureur wa Repubulika, ndamenyesha ko ikirego ndegwa atari cyukuri. Kandi nkamba ifite ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ibi byose nshinjwa bishingiye ku bwanze bwa bene kungeza mu nkiko. Ibimenyetso atabonye mbere hose yabifanye. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Icyambere nuko mwirirwa ryanjye mu biro bishinzwe iperereza uyu mugore avuze ko twabonanye ku bunani bw'uyu mwaka. Kandi akaba igihe twabona ngiye nyine nkuko abivuze. Muri icyo joro ko yabyaye kwa 2 Kanama, ibi ndasaba ko musuzuma igihe yabyariye mukandira ko yaba yarasamye ku ya 2 Mutarama koko. Komeza utubwire ibindi bimenyetso. Ikindi kimenyetso ni iki? Uyu mugore uvuga ko twabonanye ku bunani arambeshyira cyane. Dore ikimenyetso cyerekana ko icyo gihe ntari mu Rwanda. Iyi pasiporo yanjye abagaragariza ko ku bunani nari Kamara. Dore ngiyi ni mwirebere. Siniyumvisha kandi ukuntu umuntu uri Bugande yabona n'umuntu uri mu Rwanda akamutera inda iyo ndigafata. Yagitangiye kubeshya. Murase cyari Buganda kuretse. Niko. Iyi pasiporo yawe waba warayihawe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka? Niba bayimpaye. Ndabona warasohotse mu Rwanda ku ya 26 Ukuboza, urugarukamo ku ya 7 Mutarama. Nta kindi kimenyetso? Mbanze musuzume ibyo. Agacu karashoboteje. Andika n'icyo mukara. Kameze ngiye kuva mu nyibanura. Ariko komeye. Naho kukitwa n'amaguru. Nyirantagisibya. Karame. Ukurikije ibimenyetso bagabo barabona agaragarije urukiko, uracyahamya ko ari we wagutenda ku ya 2 Mutarama? None se undi wayinteye ninde? Ubuse murareba umwana badasa? Ikimenyetso bishingikirijeho nuko umwana basa? Nta kindi cyagaragariza urukiko ko ku ya 2 Mutarama cyangwa se n'ikindi gihe da? Wagize aho uhurira n'abagabo barabona? Ntacyo, ariko niwe wanteye inda. Hari Ugane nawe uri Rwanda. Aha. Ndareba procureur asaba ijambo, mureke twumve icyo ashaka kuvuga. Murakoze bwana perezida kumpa ijambo. Ikibazo cyanjye gishingiye. Ndabaza uyu bagabo barabona impamvu yatumye ahisha pariki ibyira pasiporo. Ngabo bagabo barabona. Subiza procureur. Ntabwo nigeze mbahisha iby'iyi pasiporo. Kuko nimuka neza ko nagaragarije ipeji ko kubunani ntageze aho mpurira n'uwo mugore. Kubera ko harabona narazindukiye. Akanga kubyemera. Mushobora no kubibona mu bibazo yambajije. Bagabo barabona? Ndabumva. Hari icyo wongera ku rubanza rwawe? Icyo nongeraho nuko urukiko nirusanga nabeshyewe ruzasuzuma rukareba igihano n'indishyi z'akababaro bigendana n'urubanza.
rukampesha uburyo bwo guhanagurwaho urubwa natejwe mu maherere. wese nyira ntagisibya urongera iki ku rubanza rwawe? ngenda baza ukuntu nzifasha uyu mwana nkaba nsaba ko mwanyakira abagabo barabona indezo ye akampa n'amafaranga y'uko yanyangirije ubusugi. ngo busugi nyine muzagaruke gusomerwa kuwa kabiri. abasigaye muraburana saa 8. ngiye kwivumbira ndabona barakaye batakubita amahiri. bari inkoreye genda nyamwitwarize mabwirwe koko niba nabona amaguru bagwira abagabo koko, ariko ko umukenyaze anteranye n'umuvandimwe abancishije amafaranga. mbe mwiwe mabwirwe we muvuye gusomerwa byagenze bite? somerwa iki? genda uzibana nanjye nzibana, sinyereye kubana nawe. niko rwiva kuko gutinyuka ukanteranye n'umuvandimwe uzi ko ntacyo uzashoborera, ukanyizeza ko uzandwanaho ukanjyana muri bene wanyu bakomeye, ukanjyana he wabona bikomeye hanyuma ukubitiraho kunyihunza. ariko ko nakoze uko nshoboye. oya sinshaka kuvugana nawe rwose, sinshaka kuvugana nawe. niko butindi unarangije bagabo urabona ko niba nambwira nabi aho se bansize koko. hanyuma wamerekeje si uyu munsi kugira ngo umve ko nsomerwa basi. oya haraho ne nanyarukiye kandi nakonje gukora ibintu ngo namaze numara kubikora hanyuma ibyigurutse sha nakumenye koko. sore nakwitebye ibanga yarazi kuzamira. wari ubizi yarazi kuzamira. wari uzi ko ndatari yese. hanyuma se wari mu mbwa. sibyo ko twakoze mu bikanana ariko twagerageje. wakoze iki? Nagerageje kwitura ngo bagabo barabona. none ushaka kumwitura ari gihe ugenderaho gusa kugira ngo nteranye. ubaye amafaranga 20,000 bamaze kunca uzama munangahe. sibyo procureur yashoboraga nibyo baguciye. sha uzibane kuvuga ntabwo nzongera kubana nawe. umwana wanjye wamubujije uwo bari kuzabana. nane siyo bana hari mumushyingire. mumushyingire ibintu byahindutse niba byahindutse nuko mumushyingira. ntacyo bitwaye kuva ubu rwose sinshaka kubana nawe, uzibana nanjye zibana. aho mwenganze ndebe ukuntu nzajya gusaba imbabazi bagabo barabona. uratangiye ahubwo ngubwo uratangiye ndabyumva. ngo Akarenze Impinga ko karushya ihamagara. genda sinshaka kubana nawe. urabeho kugira ngo rwivanga gihe ndakira. abagabo barabwira koko.